nza kubimenya iyi ndwara itaraza nari gutura ku bitaro nkibanira n'abaganga uyu mubiri nambaye umeze nk'uburabyo burabya mu gitondo nimugoroba bugahunguka. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Abaganga ntibaryama abaganga ntibaruhuka barajwe inshinga no gufasha abarwayi ngo basubirane ubuzima. Abaganga bo muri Nguma bafasha ababyeyi babyara nimumfashe dushimire izo ntwari kubwitange batugirira. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Niba nawe wumva urwaye erekera ku ivuriro muganga gufata ibipimo urakira mu izina rya Yesu. Niba urwaye icyaha jya ku mukuru w'abaganga umwe wakijije ikirema ku kidendezi Betesida. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Shimwa Mana watanze ubwenge washyizeho abaganga ngo bagukorere bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe. Bakora byinshi ubakoreyemo tukabona ubuzima ubishimirwe.